bino bintu biba bibabaje cyane kubona abantu bose nitayeho nge nitangiye aribo bari kungaruka bakavuga uburyo ndi mubi man muri kumbabariza umutima cyane yego pe nihagararaho ariko ndababaye kubera mwebwe man muzajye kubaza umuntu bita ask niwe uzi ubuzima bwanjye niwe uzi ibyo nanyuzemo niwe uzi uburyo naburaraga kugira ngo murye niwe uzi uburyo mama wanjye yamamagaraga ari kunyaka man 5,000 nkanga kubimuha kugira ngo mwebwe mubeho nkirya nkimara ku bwanyu uyu munsi nibirangiye mbaye imbwa se ibirangiye babandi ari bo banyisimbwa cyakoza amana murasekeje gusa icyo mwifuje nuko tubivuga nta kibazo reka mwese noneho uko twabinyuzemo ariko tubikora mwese murabyibuka muri guhabwa ibiganiro mukavuga Derrick pe mukamuvuga nabi ariko nyamara ndibuka hari gihe mwamvugaga neza munsingiza kubera ko mwabagaho kubera ngewe ugira neza bw'intwari bwayigonze zose umuntu agire kukwihanganira uwizi neza yuko uri hybrid uryamana n'abakobwa bagenzi bawe none uri kuza kumvuga nka gupoa man reka nta kibazo noneho nkuko wabyifuje mbivuge uwo ari we wese stories z'uburyo twahuye reka nzivuge yes nizere ko mumeze neza nizere ko muri amahoro kandi n'abatameze neza Imana iraza kubigenza neza reka mbabwire mwa abantu mwe buriya numbizuka ukabona ufite swaga ukabona muri Yesu beze bien man gishimye Imana kubera yuko hari abantu benshi bameze nabi cyane yongeze ku kintu kijyanye n'abantu bameze nabi cisha bugufi kubera ko kuba turiho ni impuhwe z'Imana ngiye Imana yari njya nsura nko ku bitaro runaka nkareba abantu ukuntu bameze nkareba ukuntu abantu man bro you know uri umuntu w'agaciro that's why you have to respect God and nawe ubwawe ukiyizereramo kubera yuko bro turi abantu bagatangaza ngewe ariko nanone ngarutse gatoya ku bantu biyahura hari aka message mba nabageneye nabo ntabwo nabibagirwa nujya ujya kwiyahura wagiye basi tubwira ko ugiye kwiyahura ukabanza ukadusigira zimwe mu ngingo zawe ko hari abantu baba bazikeneye kwa muganga nukuri ntugapfane umubiri wawe wose uri gufata kwiyahura kubera ngo isi yakunaniye uri kujya kwiyahura wiyahura nkanda tuvugisha ukuri mujye mugira ubwenge bro this is the world urarwana bikanga uyu munsi bikanga ejo bikanga ejo bundi bikanga ari n'igihe byakanga pe ariko rimwe cyangwa se umwe mu minsi izabaho mu buzima bwawe ntabwo hazabura umunsi uzabaho uri uw'agatangaza sibyo uyu munsi rero ngiye kubatamo kuri ex wife wanjye umugore wanjye OLGA ariko ngiyo mwise umugore wanjye ngo biramubabaza cyane kubera yuko ngo ndaciriritse kuri level ntakabaye mvuga ko ari umugore wanjye cyangwa se yabaye umugore wanjye ariko nababwiye ngo ngewe uyu ntayemo ngutamo nakubwiye ngejo so rero ikintu gihari ni kimwe OLGA twaraye dukoze live umusezeranya ko ndibuze gushyira hanze utuntu nanze kumuvugaho reka noro sasa bikore OLGA ku bantu batari babizi neza buriya si umwite nguki ni hybrid barayagira ibintu byo noro ndabivuga gute mbiherehe kugira ngo mbivuge kuko nyine hari ibintu numva nkumva birakabije nkumva kwihangana biranze nyine akuzi kubaho ufite ibanga ry'umuntu yarangiza akakumenyera yarangiza akagukiniraho yarangiza agashaka yuko ahurira ahasiba amayira yose ku bantu batari babizi neza OLGA ni hybrid muzi icyo ari cyo ni wa mukobwa ugira ahantu habiri mbega inkuru igiye kuryoha wallahi sinarikima aho reka nibariza abakobwa wenda ushobora kuba hybrid uri umusore birumvikana ukajya kurya umugore wawe ukagenda ukarya n'undi mugabo mugenzi wawe ariko abakobwa mubigenza gute kugira ngo uryamane n'umugabo uhindukire ujye kuryamana n'umugore mugenzi wawe reka mbabwire iyi si yacu yararangiye pe iri kumera sinzi ukuntu nabibasobanurira bino bintu byo biri too much nababwiye ngo aceceke
turekera aho ngaho yo ntabwo ibintu byo kuza kuvuga waririza ntabwo ari byiza. That's why nababwiye ngo OLGA icecekere tugende gake gake kubera yuko urabizi yuko ari amabanga yawe amwe namwe mfite. Ako mwa bantu mwe muzi ikintu kimwe kibabaza, buriya mu buzima nutunga umugore wawe pe naribwa n'undi mugabo mugenzi wawe uzashima Imana. Umugore wawe naribwa n'abandi bantu bakurusha amafaranga n'imiryango myiza, nyine ba bantu bafite icyo bamugezaho, uzavuga ati basi umugore wanjye abonye nyine ubuzima yifuzaga. None yibaze kugira ngo umugore wawe bamurye, none aribwe n'umukobwa mugenzi. Shakumana twararushye hano muri iyi Kigali, twararushye. Buriya ntabwo mubizi, uramubona duseka gutya dushinyika, ntabwo muzi ibintu turyamanye ibikomere byuzuye imitima. Akibaze kugira ngo bro umugore wawe aribwe n'umugore mugenzi we, basi yariwe n'umuja mufite amafaranga nkamenya ko ako icyo kintu muri kucyumva nkuko nyumva cyangwa uburemere bwacyo nta nubwo mwige mubwumva. Ibaze kugira ngo umugore wawe, reka ngire inama urubyiruko ko ntabwo njya ngenda n'abataye makara, buriya kubaho neza ni byiza pe, gushaka ubutunzi ni byiza, ariko nanone jya umenya inzira ugiye guhigiramo buriya butunzi, kuko inzira zose nubwo ari inzira ariko ntabwo ariko ziganisha ibwami. Nongere ngasubiremo, inzira zose zo guhiga ubutunzi ni inzira pe, ariko zose ntabwo ariko ziganisha ibwami. Hari izishobora kukuganisha ahabi, azishobora kukuganisha ahantu nyine wowe ubwawe utari witeguye kujya. For sure ushobora kubyumva ukumva ni joke, ariko inzira zose ntabwo ariko zikuganisha heza, ari zikuganisha ikuzimu kwa Satani Sekibi. Hanyuma rero nsubiye inyuma gatoya, hari ikintu nshaka kwibwirira OLGA. Bino bintu byacu nge nawe ari gushaka kubizanamo abandi bantu, kandi biriya bintu ntabwo ari byiza. Nge naramubwiye ko namwiteguye pe, ntabwo njya ngira ngo umuntu yansebeje ngo yagize oya, ariko kuzanamo abandi bantu ntabwo ari byiza. Nabashyire hasi kubera ko nanjye hari amastori ye menshi ngiye nzi, ariko kuyavuga biragoye kubera ko agiye arimo abandi bantu. Gufata umuntu utazi ibintu byanyu, utazi uko mwari mubaye, ukajya kumuzana muri ibi bintu uba ushaka kurengera. Ibyo bintu bireke, wowe uhangane na Derrick, kuko ngiyewe always bro I'm still here for wait man, ndahari cyane. Rero wijya gushyiramo abandi bantu. So ho gatoya rero, reka ubundi mbatemo story ya nyayo, sibyo? Reka njye mbatamo utuntu tw'ubwenge. Buri abantu mutabizi neza, OLGA twahuye ndi gushutinga filime bita Riza, yabaga kuri channel bitaga Mukasa TV show. Duhura nikundanira n'undi muntu man, nyina ntabwo ari ngombwa njye kuvuga ko izo story twazivuze kenshi, ahubwo ikintu cyantunguye ni ukuntu uyu mukobwa nijoro kuri live yagiye akifata akavuga ngo Derrick ngo yajyaga nyandikira ngo tugambo. Ako mwana mwagiye muvugaho abantu babakuye ngo yaranonze. Uyu mukobwa nubwo nashaka kubabwira ngo story ngo from, ariko reka mbabwire iby'ingenzi. Ibi yivugisha ngo yatonze Derrick ngiye batarantwara YouTube yanjye, uku nukuri mbihereye, yari YouTube yinjizaga amafaranga agera mu bihumbi magana. So nta kuntu ushobora kunyumvisha ngo watungaga Derrick, wakoreraga amafaranga ari hejuru $500 $600. Edayeri ubwo ndi kuvuga tugitangira, noneho ibaze ko byagendaga bikura. Usibye wenda ko ntabwo ibintu bihora ari byiza, igihe cyaje kugira YouTube yanjye barayitwara, ariko nejo bundi bayitwaye kamera. OLGA n'umukobwa ubizi neza uburyo nitaye ku buzima bwe, ubizi neza. Ni umugabo wo kubihamya, ni umugabo wo kubihamya 100%, abyanga byemere, ni umugabo wo kubihamya bro. Agahagarara agasinyaho na sinyatira akavuga ati Derrick he's a legend mu buzima bwanjye, hasi hejuru.
ntukajya ugereranya mani na ba bana bato bato ubuzima bw'umuntu. Ngiwe mba mfite ukuntu mbayeho, nawe urabizi, ushaka kunsebya mani. Nta kintu kibabaza Derrick cyane no kubona buri ikintu cyambabaje se murakizi kuri ibi bintu byose byabaye. Ikintu cyambabaje ni ukuntu mama Derrick yamamagaye nyine ambwira ngo ndababaye kubera icyo umuhungu wanjye bari kumusebya. Mani mama wanjye ndamukunda ku buryo yinjiye mu bintu biramba. Noromeri wanjye afite ukuntu abatumva bino bintu neza. Nyine mwihangana uyu munsi ndumva ndashaka kurakara pe. Reka nisekere. Igihe gishize ndakaye kirahagije, nanjye reka uyu munsi nisekere. Mbabeshye se? Mama wanjye ndamukunda cyane. Noneho iyo ari mu kibazo afite ukuntu amamagara. Ariko bana yanjye reka nkubwire, basi ntabwo ari ukwishongora, ariko man umuntu wapfushije umubyeyi ni ukuri kw'Imana mugirira impuhwe cyane, kubera yuko kubaho udafite mama ngo wumve ukuntu biryoha nicyo kintu kibi cya mbere. Ni ukuri biraryoha kuba ufite mama uguhangayikira amanywa n'ijoro. Mama wanjye ikibazo kimbayeho mbere yuko kingeraho niwe kigeraho, babyumvise. Hanyuma nsubiye kuri urugaho gatoya, ibintu byo kuvuga ngo Derrick yari atunzwe n'abagore. Sinzi ahantu umuntu yifata akihandagaza akavuga ngo Derrick, ibi bintu bigiye gutuma ngaruramo n'abantu twakoranye bose bitari ngombwa ko mbazana muri bino biganiro byacu. Bose ndi bubazane muri iki kiganiro, bose abo twakoranye bose, kugira ngo mwumve bino bintu ukuntu biremereye, mwumve n'impamvu ibintu avuga ari ibinyoma, nta kintu n'iki na kimwe ari kuvuga kizima. Dumwe mu bantu bakoranye na timu ngari murabizi cyane, bose ndagenda mbavuga. Muzi uwo bita Ask Mevin twarakoranye, muzi uwo bita Rukotana twarakoranye, muzi uwo bita Cynthia twarakoranye, muzi uwo bita Mbabazi, muzi uwo bita ba Zakariya, muzi uwo bita ba Mr Zakayo, muzi abo bita ba Amy Speech, muzi abo bita Bandera. Twakoranye na timu ngari cyane, ni timu y'abantu benshi, kugenda nsubiramo amazina yabo birangora, kuko timu yanjye yabaga irimo abantu nka 17 cyangwa 20 gutyo, hagati ya 20 na 17. Rero abo bose bazi uburyo Derrick nari mbayeho. Dumwe mu basore batiyemeraga ngo ndashaka kuba mu mazu meza, ngo ama etage n'ibiki, nabaga mu nzu y'amafaranga aringaniye ibihumbi byanjye 200, nkaba mu nzu nini nyine kugira kuko nabaga mfite famille nini, nabaga mfite famille. Mwese reka mbanze nsaba imbabazi, reka nisegure ku bantu twakoranye kuba ngiye kubazana muri ibi bintu. Abantu twakoranye mwese mbasabye imbabazi, kuko ngiye kwifashisha story yanyu kugira ngo ngire ibyo nyemura. Burasi njya nkunda kuvuga ku muntu, ariko usibye ko mwebwe ubufasha ngiye kubaka nubwo kwihangana gusa, kuko ngiye nyine kubazana muri ibi bintu. Timu twakoranye yari timu ngari cyane, abenshi muri bo babaga iwanjye mu rugo. Abantu twakoranye batabaga mu rugo bari bakeya, ni Rukotana n'abandi bakobwa bakeya, ariko abo ngabo navugaga Ask, Nkotanyi, Cynthia n'abandi nagenda nibuka ko nagiye nakira benshi bagiye batandukanye, na Cenko. Abo bose bagiye baba mu rugo tubana mu nzimwe, abo bose babaga bari kuri aka gahanga kanjye. Before nongere mbisubiremo, mwabantu mwe ndabizi mumbabarira, ariko reka nifashishe bino bintu kugira ngo nyemure kino kintu cya OLGA uri kujya kunsebya ngo yarantunze, sibyo? Kandi mwese muzi ukuri, nibiba ngombwa nzagenda nanabatumira muze muvuga ukuri kwa nyako kw'ibintu byabaye. Nabaga mfite famille irimo abantu benshi, ku buryo wasangaga icyumba kimwe kiryamamo abantu bangahe bagera kuri 4 cyangwa 3 cyangwa 5. OLGA icyo gihe yari ahari nk'umugore wanjye, tuba mu cyumba kimwe, abandi baryama mu kindi, hari n'abaryama muri salo, hari bro, you know what it is. Bose babaga bari hano ku gatwe kanjye.
hari n'igihe ngiye naraburizaga ariko uzi gutunga iyo famille. Ababyeyi mwandike muri comment murabizi gutunga imiryango ukuntu bigorana, none ugatunga abantu babagabo. Usibye ko wenda bo nshimira nkaba Ask Mevin ni abagabo bazi gukora, sibyo? Nkaba Ask Mevin iyo ntabagira muri icyo gihe ngo dukora akazi turwane ku muryango byari gupfa. Nduzi yaba ari Ask Bass wabivugaga kuko we yararaga amajoro yeditinga nkarara amajoro ntekereza ibyo dukora. Byibura we nari kuvuga ati wowe niba uvuze hari n'igikorwa kizima washyize ku bintu byanjye, wararaga amajoro weditinga kugira ngo turye. Man, ibazaho nakoreraga amafaranga nkabura amafaranga yo kugabanya byibura buri muntu uri mu nzu n'ibihumbi 10 kugira ngo ajye kugura n'akantu yifuza, cyangwa se n'abafite gahunda yo kugira icyo bakora bagikore. Kubera iki? Umuryango mugari. Kuko amafaranga nakoreraga yagombaga kwishyura iyo nzu. Nawe tekereza inzu y'ibihumbi wenda 200 muri Kigali, utekereze imirire, utekereze ibyo muzagenda mukenera hagati. Buriya niba ari ikintu kigora abajeni bose bari muri Kigali ni imirire. Ibintu bijyanye no kurya birabavuna hasi hejuru, ni danje. Kurya ushobora gusanga noneho cyane ibaze ko ngiyewe mu rugo kugira ngo byibura ukwezi kurangire hasabwaga yuko haba haguzwe nk'udufuka tw'umuceri tuno twa 25 dutatu cyangwa tungahe kugira ngo ukwezi kurangire. Bro, ibyo byose nabyikuyemo. None ugafata OLGA akazakenera. Buriya ndi kugera mvuga utuntu tw'ingenzi namwe mumbarire mu mafaranga nakoraraga, mwumve nyine impamvu ndi kwitwa ngo ni imbwa. Nuko ngewe n'abagira urukundo nkita ku bantu. Muri ayo mafaranga hagombaga kubonekamo aya OLGA agomba gukoresha gusuka, kwiyitaho, kuryoha. Jewe ku buryo ahagarara akavuga ngo mfite ibisatsi ngo bisa nabi ngo ndimbo. Nyamarasha umuvura ijisho aje akari gutunurira. Nawe undebera urabyibuka ibintu byose. Urabyibuka ibintu byose ukuntu byabaga bimeze. Urabizi cyane. Abo kubera icyo umuntu yubaha abantu. Man, ngiye impamvu bino bintu mba ndi kubivuga. By the way, OLGA ni umugore nakunze. Mukunda namuryarya, mukunda mwizeje kuzabana nawe, mukunda mwizeje ko nzasezerana nawe imbere y'Imana n'abantu, mukunda mwizeza kuzamukwa, ariko byose ari kubyangiza kubera akantu k'amafaranga. Gukunda amafaranga gusa, nimugire ngo hari n'ikindi kintu. Ikindi kintu, kwihangana kwanjye kwarakabije ku buryo nihanganiye ubu hybrid bwawe. Rukotana nuko ataza hano ngo abivuge. Ntabwo twirirwaga dusererana OLGA tumwiyama umuntu nashaka kuvuga muri kino kiganiro batinganaga. Ako man, ndabakundaga buri cyo mba. Reka mbibwirire nikomereze. Twari timu ngari kuko njyewe inzozi zanjye ku bantu wenda batabizi, ntabwo inzozi zanjye ari bino biboro ngo by'ubustari ngo kubaho gutya ntukana n'abantu, kubaho manganya. Oya, inzozi zanjye ku bantu mutabizi, inzozi zanjye ni ukubona mfite inzu yanjye nakodesha, nkafata abana bo ku muhanda ngiye Derrick, buri muntu wese utishoboye tukabana mu nzu, ngewe nkihiringa nkavuga ngo hari abantu ngaburira, hari abantu babayeho kubera ngewe, kubera yuko nkuko yabivuze neza abana twabaye imihanda biratugora kumva kwa ko hari byinshi twanyuzemo bibabaje biteye agahinda, hari byinshi. Inzozi zanjye zirahambaye kandi nta na kimwe wakora ngo nziveho, nzakora cyane mpaka mbigezeho. Ntabwo nifuza ngiye kubaho bro. Oya, inzozi zanjye mwese mwari muzizi kuva kera, nubwo muri kuza mu kanseri muzi neza ukuntu ngiye umutima wanjye witereye, muzi neza uburyo ki nta muntu wanyandikiraga ngo ndaburaye, muzi neza uburyo ki nta muntu wambwiraga ngo nabuza homba, kugeza ku rwego mwebwe ubwanyu mwanyicazaga mukambwira ngo Derrick, umutima wawe mwiza niwe uzagukoraho. None se simbibonye, niwe uzankoraho nyine, niwe unyishe.
kugeza ubwo ngewe nemeye nkacisha bugufi nkasabiriza aba diaspora nkababwira ati munsapotinge mfite famiye nabuze uko ngira kubera iki nabuze umutima wo kubirukana mu rugo mwebwe mbona mugiye kubwirirwa nabuze amafaranga nkemera nkacisha bugufi abandi kodinze abansebeje ngo ndasabiriza abo bose narabihanganiye kugira ngo mwebwe murye mwana none uyu munsi muri kuza kunama bunama naremeye ndapfukama mfukamira ikiremwa muntu naremeye ncisha bugufi kugeza aho hari abantu bafashaga mama wanjye bakamwohereza amafaranga bayanyujijeho ngiye nkavuga ati mama niba bakohereje 200 cyangwa 100 fata 100 nanjye nsigarana ndebe yuko famiye yarya ibyo byose ni ibintu nitanzemo mwebwe uyu munsi mukaba muri kuza kunsebya si nawe gusa nabonye n'uwo bita Cenko yaje kuri kamera mwese murabizi neza muzi ibyo byose murabizi ntabwo ari ngombwa ngo mbigarukeho none uyu munsi muri kuza kunyica muri kuza kuvuga ububi bwanjye naho nakiza nabakoreye na kimwe ese umumamagare aske ko twabanye muri byose impamvu mvuga aske nta buzima n'ubu na bumwe nabayemo aske tutabanyemo yaba ari nawe wazaga kumvuga mwese muri kuvuga ibyo mutazi muhamagara uriya mujeni bita aske Mevin mumubaze ngo Derrick yarabayeho mu buye buzima ni urabasobanurira ubuzima bwanjye ku gati n'akanyinya niwe muntu nzi twaryanye umwanda wa wundi bita umwanda ushobora guhagarara akavuga ngo Derrick twaryanye umwanda je na aske niwe wenyine muntu wavuga ubuzima bwanjye naho mwese narabitangiye nzi ko muri abantu nsanga mwaje kunyonga aske ni ubizi ni ubuze uburyo twaburaraga ni ubuze uburyo twaryaga ni ubizi mwebwe muri kuvuga ibyo mutazi ni ubuze urugendo rwanjye rwo gutangira TikTok ni ubuze urugendo rwanjye rwo gutangira platform ni ubuze amafaranga twahembwaga mu kazi twakoraga naho mwebwe muri kuvuga ubusa mwebwe mwaje tumaze kugira icyo tugeraho murya mukaryama twebwe turara dutekereza ibintu byaturenze ubwonko bwacu kugeza aho umuntu asazwa no kuba umuntu agasazwa no kuba akavuga ati ese nkora iki nirukana abantu se basi mbeho neza ariko se nimbirukana bo barajyaye barabaho gute umuntu akemera agafata inshingano mwebwe mwaragiza mukagaruka mugasebya umuntu mani mutekereze kabiri si ni gatebe gatoki ibyo uri kuvuga uyu munsi ejo bizaguhinduka kandi Derrick nzaba umuhamya wo kubihamya magarare ku maguru yanjye abiri cyakoze reka mbabwire mwabana mujye mufasha mubishaka kubera ko niwita ku mwana w'umuntu ngo uri kumufasha kubera umutima wawe uzaba uri gukora ubusa niwe wa mbere uzakumanika ku musaraba akakubamba yewe cyakoze urukundo rwanyu nararubonye we nararwitegereje ndarwibwira mani ngiye nararaga amajoro muvuga inshuro naryamaga turi kumwe ni zinga narabagaburiye narabambitse nagize gute none uyu munsi ndebe mbaye umurozi mbaye akabwa mbaye iki n'iki bintu byose mani iyo uturinda kubabara kuko ngewe genda babara bikanarenga ubwonko bwanjye hano mba nkuruye ibintu nakoze muzi ibintu ukuntu biba bibabaje mwaba muzi bino bintu ukuntu biba biteye agahinda yego wenda turi abantu ariko muzi uburyo bino bintu biba bibabaje mani uzi kugira ngo mama wawe aguhamagare akubwire ngo mwana wanjye nkeneye amafaranga uyamwime kugira ngo wite ku ngegera y'umugore niragize ize kugusebya
muzi kugira ngo mama wanjye umugore nkunda umubyeyi nkunda muri kumva icyo kintu ukuntu kirenze jewe byageze igihe kubera famiye nabaga mfite ukuntu yabaga ingana kubera ukuntu bari benshi barusha ubushobozi bwanjye mbara kuko ngewe mu miterere yanjye nta nubwo neze guhinduka nta muntu uzigera untakira mfite ngewe icyo mufasha ngo mbyange nimushake muzahinduke babi mu mutima ntabwo bindeba nimushake muhinduke ibisamago ariko ntabwo muzankura mu mutima mfite wo gufasha abantu tageti yanjye ndiho ntabwo mwayihagarika mwebwe ntacyo muri cyo kuri njye mwebwe muri kumbabariza umutima gusa manu uzi kugira ngo mama wanjye amamagare anyaka amafaranga atarenze n'ibihumbi 10 kugira ngo mwebwe murye mwanjegera mwe muka kugira ngo murye nkayamwima mani nkayamwima mwebwe muri kumbabaza uyu munsi mukaza mukamvuga kuriye mukirwa mwangiza imbwa nanjye kubera ko kwihagararaho byananiye mugatuma nanjye nkora nikosa ryo kubasubiza mvuga nabi mubizi ko ibyo bintu bitambagaho muzi ko nta muntu n'uyu numwe nigeze mbwira nabi mugatuma uyu munsi ndi kubikora Imana izabahereza umugisha mwebwe murabizi neza murabizi umuntu nabahereza mu buhamya waza akavuga bino bintu no muntu bita ask muzamushake yibereye Rusizi wabo uyu munsi nuko tutari kumwe niwuzi bino bintu byose uko niwuzi mwese murabizi muzaze mutera intebe muvuge kuko muzi uburyo nteyemo muzi ko ibintu byose muba muri kuvuga ari ibinyoma kuri njye nta muntu n'uyu n'umwe utazi Derrick keretse uwo tutabanye nta n'umwe utazi uburyo nteyemo mwese murabizi ariko none namutangiye kungira umugome kubera ko abantu nyine bumva ibyo abantu bavuze murabizi neza nta kibazo mwana nanjye ntabwoba ngira nta nubwo neze kugira kubera kuvuga kwanyu ntabwo neze kugira ntabwo ngiye gukora cyane ngiye kubatungura ngiye guhinduka umuntu mutari munazi ko nzavamo kuko ngiye imbaraga zanjye ziba hano ntabwo njya ncika intege cyari cyo ibyo nabaye mu birenze ibyo mwavuga nta n'ikintu mwavuga mwebwe nta n'agatonyanga k'ibyo nanyuzemo mushobora kuvuga bro nta kintu n'iki na kimwe muzi kuri life ya Derrick just talk like nonsense bullshit nigga niba ushaka kumenya uzajya imihanda izakunsobanurira njye ntabwo ndi kuri izi level zo kuza kuvuga guhangana intambara z'ubugambo izi ngizi twazirwanye kera none tuzirwana tutari no guhangana turi kuzirwana kugira ngo turye man reka ibingibi muza ureka ibingibi uza mu bugambo bukanakugaburira bro hano uraza ukavuga ukanarya mwana wanasebeje umuntu ukanabiriramo none ibaze twe izo ntambara zabaga ari zo gusabiriza ibiryo mwana mwigamara kuza kuvuga just like man you know what is musubire ku isoko mutekereze neza kabiri byose birashoboka ntabwo ibi ntabwo ari byo umuntu aba akwiye kuvuga gusa hari n'ibyiza naho ibyo nabonye mwikorakoze ngo Derrick nawe ufite amakosa ntabwo wari gutera inda ufite umugore nabibasobanuriye ngiye mura na OLGA nari mfite umukobwa utwite inda yanjye kandi ntabwo bibaho ko Derrick umwana wa mama njya nihakana ikintu nzika nshobora kutumvikana nawe birashoboka kuko ngewe pe mu bintu niyiziho imitekerereze yanjye kuyimanaginga biragoye ndi umuntu nyine ubayeho mu buryo bw'imitekerereze ikuze cyane ku buryo kubyumvisha umuntu biragoye ntekereza ahantu kure hanarenze ibyo abantu batekereza ko babonesha ijisho rero kugira ngo ngiye mpuze n'umuntu biramusaba nawe ko antega amatwi akumva ibyo mvuga kurusha ibyo nkora kuko ibyo nkora mbikora kubera ko nabuze uko ngira
nimbona uko ngira nzakora ibyo mvuga, kwako ibyo mvuga nibyo nifuza, nizo nzozi zanjye. Buriya rimwe na rimwe umuntu aremera agacisha bugufi kubera yuko buriya ushobora gutekereza, reka nivugire ku bakene, umukene ashobora gutekereza kurya inyama akanga kuzirya atari uko yabuze amafaranga azigura, ahubwo ni ukubera yuko ari kubona ko ariya mafaranga yagura inyama yamugaburira inshuro zirenga 3 mu minsi itandukanye. Rero rimwe na rimwe mujye mwumva abantu, ndongera mbibasubiriremo, umukene kuba yanga kurya inyama ntabwo ari uko yabuze amafaranga azigura, ahubwo ni uko ari kubona ko ariya mafaranga yagura inyama yayakoresha iminsi 3 arya. Niko bimeze. Rero mwijyaho ngo mutume Derrick yicuza yatenda, oya ntabwo bibaho. Derrick sinjya nicuza gutyo, mwana wanjye arahari ndamukunda. Rero ibyo mwavuga byose negative kuri njye ntizikora. Mwana wanjye ndamukunda, ndi hano ku mutima shawe 100%. Igikobwa cyiza bakita Kendra right now, ndi papa w'umwana. Rero mugerageze no kunyubahamo. Ibyo byo kujya kuvuga ubugambo ngo Derrick ngo we ngo wabuze amafaranga rero n'umwana wawe, man nkurengera. Ese ubundi nyabuze ikibazo kiri, nanjye ndi umuntu, nge ntabwo ndi bank nanayabura, ntabwo ndi bank nayabura. Nyabuze ikibazo kiri he? Imana niyirera ni nayikuza, ibonye ko ayo mafaranga yabuze yo kwita ku mwana wanjye, ntabwo bisobanuye ko umwana wanjye yaba apfuye, yabaho mu bundi buryo kandi akabaho. Uko nanjye sinabayeho neza kandi nabayeho n'uyu munsi ndiho sineze no kugira wonge, kandi uko nabayeho mu bihe byashize ntabwo ariko mbayeho uyu munsi. Mukajye mukangisha abantu man, nyine kubera kwinika amafaranga mu mitima yanyu, kubera gukunda amafaranga cyane, mwamaze kumva yuko umuntu nyine ubaye hadafite amafaranga y'ikirengera ntabwo abayeho neza. Oya, hari abantu babayeho baseka kandi nta mafaranga bafite, babona ibyo kurya byonyine, iby'inzu azabyishyura Imana nibikunda, nitabikunda azibera hanze, kandi abayeho asa neza, ameze neza. Rero nimukajye mwinika amafaranga mu mitima. Mbese muri kumvikanisha ko abatayatunze atari abantu, ntabwo ari aba. Uza abantu babaye muri iyi si badafite amafaranga ni benshi ku buryo ugiye kubarura ebana umutwe wakurya. Ibintu by'ubuzima buri fact life ntabwo njya mbubamo. Icyo mfite nicyo ngaragaza, nuzaze kumbwira kuza kwirata miliyoni 10 nta n'ijana mfite, ntabwo bikunda. Nirata icyo mfite, icyo ntafite genda ukinsebyemo, nubona gicecetse uzaceceka nawe. Ntabwo rega abantu tunganye ubushobozi. Niba Derrick ntafite izo miliyoni wifuza, niba nafite ayo mafaranga ni wifuza, hari abayafite, genda ubahereze bayaguhe. Ariko wiza gutuma Derrick ngewe niyumva nk'umuntu udashoboye. Ndashoboye ku burenganzira bwanjye, ku bushobozi bwanjye ndashoboye. Nanjye ibyo ngibyo batunze nzabigiraho, kuko ndi gukora, ntabwo ndi kuryama. Ndi gukora kandi ntabwo nyeneye kurya ntakoze, ntabwo nyeneye nge kubaho ari uko kuri Imana, ntabwo mbikeneye. Ntabwo nyeneye kurya kuri Imana, ntabwo nyeneye kurya kuko ninginze abantu, ntabwo nyeneye kurya kubera ko napfukamye. Nyeneye kurya kuko nakoze kandi ayo nakoreye yanjye. Pana biriya mwirirwa muvuga musebye umuntu ngo ngarya amafaranga y'abagore. Ese umugore ndira amafaranga ubundi yagiye aza akigaragaza? Uwo mugore birirwa bavuga nuwa, nazaza avuge ngo Derrick ndamutunze ndamugaburira. Bazababeshye bro, Derrick mbeshejweho nanjye. Byo babeshya ngo Derrick afite aba diaspora bamutunga. Sha niba hari n'uyu numwe basi ujye umana igiceri cy'ijana. Hari n'abayanyemerera bikarangira nta n'uyamaye. Niba hari n'uyu numwe ujye umana igiceri kiwe gitoboye. Babazwa n'uwo ngo bajya bazana muri ibi bintu, nambe nawe wenda hari n'igihe yageze akanza potinga, nubwo nawe byageze igihe bigapfa, ariko nawe byibura ugomba no kumushimira bahari icyo yakoze. Cyo rero mubihagarike n'umwanda, biveho n'umwanda. Mugire ibihe byiza, ndabakunda, ngiye banyita Derrick. Kora subscribe, share, comment. Umunsi mwiza.